iki gitondo twongere tuganire ku ngingo ivuga iby'urukundo rwawe rutangaje. Nyagasani Mwami Imana, fasha buri muntu wese uteze Karungu TV amatwi muri iki gitondo kugira ngo yumve kandi asobanukirwe neza n'impano yawe, asobanukirwe n'urukundo rutagereranywa. Ubwo muri iki gihembwe tugiye kuziga urukundo rw'Imana rutangaje, maze buri muntu wese azumva uburyo Yesu yadukunze, maze buri muntu wese asobanukirwe n'urukundo rw'Imana rutagereranywa, maze ubwo uzaba ugarutse twese uzatwere ikamba ry'ubugingo. Bavandimwe rero, nk'uko bisanzwe tugeze muri wa mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Ni mu gitondo cyo kuwa 31, ni umunsi usoza umwaka w'ibihumbi 2024, aho tugiye kwinjira muri 2025. Ndagira rero ngo muntize umwanya maze tubane muri iyi ngingo yacu yo kuwa 31, anariyo ngingo ifunika uyu mwaka w'ibihumbi 2024 twinjira mu bihumbi 2025. Nk'uko turi kwiga iki cyigisho, ni icyigisho kitubwira iby'urukundo Umwami Imana cyangwa se umuremyi wacu ari we Yesu Kristo yadukunze. Ndagira ngo mumfashe tubane neza muri iki gitondo cyo kuwa 31. Ni umunsi usoza umwaka w'ibihumbi 2025, maze twigane neza iki cyigisho kugira ngo tumenye urukundo Imana idukunda. Ingingo rero y'uyu munsi tugiye kuvugaho iravuga ngo urukundo rwatangiye ubuntu. Mu by'ukuri ntabwo Imana yadukunze kuko hari ibyo wenda yaduteganyaho, ahubwo Imana yadukunze ku buntu. Abantu benshi ntabwo bazi ko Imana yadukunze ku buntu, ariko tugiye kurebera hamwe mu magambo make urukundo Imana itanga kandi urukundo yadukundiye ubuntu. Ubwo rero Abisirayeli ntabwo ari bo bonyine buriya Imana yakomeje kugaragariza urukundo, nubwo bakomeje kuyigomekaho, ahubwo natwe twebwe abanyamahanga ikomeje kutugaragariza urukundo idukunda, nubwo turi abanyabyaha, ariko Imana ikomeje kugaragaza urukundo idukunda. Urukundo rw'Imana rero ntirudukwiye, nubwo idukunda ntabwo rudukwiye, kandi ntitwabasha kugira icyo dukora ngo turuhabwe. Nta kiguzi, nta mafaranga, nta kintu na kimwe ushobora gutanga kugira ngo ubone urwo rukundo rw'Imana. Ku rundi ruhande, Imana ntikeneye ubufasha bwacu. Muvandimwe byumve, Imana ntikeneye ubufasha bwacu. Imana ivugwa muri Bibiliya nta kintu na kimwe ikeneye, nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa 17 ku murongo wa 25. Urukundo Imana ikunda wowe nanje, hari urukundo Imana idukunda, ndetse ikarukunda n'abana bose, ruturuka gusa ku bushake bwayo bwite. Imana yaremye iyi si ku bushake, kandi ku bw'ibyo Imana ikwiye ikuzo rwose, icyubahiro cyose n'ubushobozi bwose. Imana ntiyari ikeneye isi iyo ari yo yose mbere yo kuremwa. Ku isi mu bundi Imana yashimishwaga n'isano y'urukundo yari hagati y'abagize ubutatu bwera. Iyo dusomye muri Yohana 17:24, baratubaza bati, ni iki iri somo ritubwira cyerekeranye n'urukundo rw'Imana mbere yo kubaho ku isi? Imana ntiyari ikeneye ibiremwa nk'ibintu byo kwerekana urukundo rwayo bigendanye n'umuco wayo w'urukundo. Imana yahisemo kurema isi no kugirana umubano w'urukundo n'ibiremwa. Nibyo yahisemo. Imana
ntiyahisemo kurema iyi si bivuye mu bushake bwayo nk'impano y'urukundo rwuje ubuntu bwayo gusa, ahubwo Imana yanakomeje gukunda abantu bivuye mu bushake bwayo. Bivuze ngo Imana yo yakomeje gukunda mwene muntu nta bindi yitayeho, ahubwo bivuye mu bushake bwayo. Ndetse na nyuma y'uko abantu bakoze icyaha muri Edeni, na nyuma y'uko natwe ubwacu twebwe dukoze ibyaha nk'uko na bugingo n'ubu tubikora, ariko Imana ikomeza kudukunda. Nyuma rero yo gucumura kwabereye muri Edeni, Adamu na Eva ntibari bafite uburenganzira ntabwo bwo gukomeza kubaho no kubona urukundo rw'Imana, ariko Imana ariyo iramiza byose ijambo ry'imbaraga zayo, nk'uko byanditswe mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 3, mu rukundo rwayo rukomeye cyane, mu mbabazi zayo n'ubuntu bwayo yakomeje ubuzima bwabo kandi ibacira inzira yo kunga mwene muntu nayo ubwayo binyuze mu rukundo rwayo. Kandi uko kugwa ni ukwacu natwe twebwe abasorowe n'iminsi y'imperuka. Uko kugwa natwe buriya twaraguye, ariko turasabwa kwihana ndetse tukatura ibyaha byacu, kuko Imana yadukunze nta kiguzi ndetse yemera no gupfira ku musaraba. Muvandimwe rero, wewe uteze amatwi Karungu TV, ndagira nkubwire ngo umenye ko Imana yagukunze ntacu uyihaye, ntacu uyihaye, nk'uko tuzakomeza tugenda tubireba no mu zindi ngingo. Ndakubarekera gukomeza kumva izi ngingo kugira ngo uzasobanukirwe neza. Kandi ku Sabato iki cyigisho cyose n'izi ngingo turaza turongera tuzisubiremo kugira ngo abantu babyumve neza. Kuba Imana rero ikomeje gusesekaza urukundo rwayo kuri iyi si, nubwo yacumuye kuri iyi si, nubwo yacumuye ikaba yiganjemo ikibi, ibi bitubwira iki? Cerekeranye n'urukundo rwayo n'imico yayo n'uburyo ki ukuri kudutera kuyikunda natwe. Muvandimwe rero, ndagira ngo nawe wumve urushijeho gukunda Imana, kuko yagukunze weho utayizi, kandi Imana ikomeza kudukunda ndetse no kutugirira neza. Muri iki gitondo ndifuriza buri muntu wese kugira urukundo mvajuru, urukundo ruturuka ku Mana, urukundo rutagira ikindi cyose ruheraho. Uru rukundo nirwo nsabira buri muntu wese mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze yuko wongeye kuduha aka kanya muri iki gitondo cyo kwa 31 uyu munsi usoza umwaka wa 2025, ukabana natwe. Mwami Imana, komeza kubana natwe kandi ukomeze kuduha urukundo rwawe rutagira akagero ndetse rutagereranwa. Wirengagiza amafuti yacu mu izina rya Yesu, amen.